Shalom shalom bwoko bw'Imana, Yesu ashimwe cyane. Nonge kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turashima Imana yongeye kutugira neza, ikaduha umunsi mwiza, ikaduha igitondo ciza, igitondo cy'umugisha ku buzima bwacu. Imana ibagire neza umwe wese aho aherereye. Ndizera ko Uwiteka akomeje kuturinda twese, kandi ubuntu bw'Imana bukomeje kuba bwinshi ku buzima bwacu. Muhawe ikaze rero mwebwe mwese, birashoboka ko ari rya mbere ukurikiranye kino kiganiro. Iki ni ikiganiro twise Morning Prayer, isengesho ryo mu gitondo. Ikiganiro kimara umwanya muto, ariko tukaba twize mu ijambo ry'Imana, tukongera tugasengera ubuzima bwacu. Rero ndagusaba kugira ngo ukomeze kubana natwe buri munsi, buri gitondo ubyuka usengana natwe. Ndizera ko uzakomeza guhabwa umugisha. Imana ibagirire neza. Muri iki cyumweru Uwiteka yadushize ku mutima kuganira namwe, kandi twongera dusengana namwe, twirukana buri mwuka wose, buri imbaraga zose, buri kintu cyose gikomeje kuzana icyaha no kuba kure y'Imana mu buzima bwacu. Birashoboka ko uriko uratwumva muri uyu mwanya, ubuzima bwawe bumaze igihe buboshwe n'ibyaha runaka. Ntugire ikibazo, hamwe no gusenga muri uyu mwanya, Imana iraza kubohora ubuzima bwawe, Imana iraza gutabara ubuzima bwawe. Ijambo ry'Imana riratubwira mu gitabo cy'Abaroma igice cya 6 ku murongo wa 6, Bibiliya iravuga ngo, kandi tumenye iki? Yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe, kugira ngo umubiri w'icyaha uhindurwe ubusa, ntitwame tujakariye ibyaha. Haleluya. Imibiri yacu ngo yabambanywe na Kristo. Imibiri yacu ntabwo ari igomba kutuyobora, kubera ko ngo twabambanywe na Kristo, ngo kugira ngo imibiri yacu ihindurwe ubusa, ntitwame tujakariye icyaha. Hari umuntu ariko aranyumva muri kino gitondo, muri uyu mwanya, ashobora kwibaza mu mutima, ese kubera iki nkomeza kuba muri buno buzima bw'ibi byaha? Kubera iki nkomeza kugendera kure y'Imana? Kandi ndumva nshaka Imana, ndumva nkunze Imana, ndumva nshaka gusabana n'Imana, ariko ibyaha bikomeza kudodora ku buzima bwanjye. Nshuti yanjye, nagira nkwibutse muri kano kanya ngo Imana yaragukunze, kandi yacagukunda, izakomeza kugukunda. Irifuza nanone kubohora ubuzima bwawe. Irifuza ko icyo cyaha kibosha ubuzima bwawe kikurekura ukidegembya. Ayo marira wamurira iyo ugiye cyose umaze gukora icyaha, kumva ufite agahinda mu mutima, kumva uri kure y'Imana, Imana irifuza kukubohora. Muri kino gitondo ndagusaba kugira ngo usengane natwe muri uyu mwanya. Cyangwa se nibuze umuntu Satani yaboheye mu byaha, Bibiliya yatubwiye ngo imibiri yacu ngo nikomeze kujakarira ibyaha. Ngo kubera iki? Kubera ko abizeye Kristo ngo babambanywe nawe. Haleluya. Ibyaha, intege nke zacu, ibyifuzo byacu bibi n'ibindi byose n'ingeso mbi, byabambanywe na Kristo ku musaraba. Icyo Imana igusaba muri kino gitondo ni ukushuka umutima wawe, ukawuzana imbere y'Imana, ukabwira Imana ngo, Mana ndihanye, Mana ndarekuye nibi, nubwo byari bifitiye inyungu, nubwo hari ikintu nabivanamwo, ariko kubera ko bitaguhesha icyubahiro, kubera ko bitagushimisha, kubera ko bituma njya kure yawe, ndabiguhaye Mwana, kugira ngo ubohore ubuzima bwanjye. Iki ni igitondo cyo kubohoka kuri wowe uri kuranyumva. Iki ni igitondo cyo kongera kwambara izindi mbaraga, ugahaguruka ugakomeza urugendo rw'agakiza, urugendo rwo gukiranuka, urugendo rwo kugendana n'Imana. Wowe udafite ijwi rikwagira mu mutima, hari abantu bagendana amajwi abagiriza ibyaha, abagiriza ubusambanyi, abagiriza ubujura, abagiriza kwiba no kumena amaraso no kwica, abagiriza kuraguza, abagiriza gutwara abagabo n'abagore b'abandi. Hari abantu bagendana amajwi y'ibyaha mu mutima, kandi babuyira igisubizo. Reka nkubwire igisubizo muri kano kanya, nuko wemera gusuka ayo maganya yawe, ibyo byaha byawe, izo ntege nke zawe, ukabisuka kuri Kristo, kubera ko Kristo yiteguye kubohora ubuzima bwawe. Ese urumva wifuza ko Imana igukoraho? Urumva ko hari imbaraga z'Imana ukeneye mu buzima bwawe, zigushoboza kunesha, zigushoboza gutsinda icyo cyaha? Reka ngusabe usengane nanjye muri kano kanya.
wizere kandi wakira imbaraga z'Imana, wakira n'imbabazi z'Imana. Aho hose watsinzwe, wananiriwe, wakira imbabazi z'Imana mu buzima bwawe. Data, mu izina rya Yesu Kristo, nzanye mwene data imbere ya umuntu wese ariko aranyumva muri uyu mwanya. Birashoboka ko ubuzima bwe bumaze igihe buri gustragolinga n'ibyaha n'intege nke no gutsindwa no kunanirwa, ariko mwami ndamusengera muri uyu mwanya kugira ngo imbaraga zawe zimusanga, imbaraga zawe zimukoreho, mwongere imbaraga akomeza urugendo. Ibyaha yakoze mwami ubimubabarire kandi umweze mu izina rya Yesu Kristo. Ibyaha bya karande byabimusubiza inyuma ndabisenya muri kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. Satani rekura ubuzima bw'uyu mwene data, Satani rekura ubuzima bw'uyu mudamu, rekura ubuzima bw'uyu mukobwa, rekura ubuzima bw'uyu mupapa, rekura ubuzima bw'uyu musore. Igihe kibaye kinini umuboheye mu byaha, turagusenya muri kano kanya, turakunaniza muri iki gitondo mu izina rya Yesu Kristo. Rekura ubuzima bw'abana b'Imana, rekura ubuzima bw'abana b'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami kubikoze kandi wowe ubuzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uwiteka abagirire neza, musangize abandi ubutumwa bwiza, n'abahabwa umugisha.